reka nongere nguhe ikaze mu nkuru yacu y'uyu munsi, nanagushimira cyane uburyo ukomeza gukurikira ukanakunda inkuru tugenda tukugezaho, cyane cyane wowe uri kumva iyi nkuru umukazana w'ibanga. Igice cya 13 cy'iyi nkuru umukazana w'ibanga cyarangiye ubwo Delila yaramaze kubwira Muteteri ko agiye kureka ishuri akaba umukozi wo mu rugo rwaho, ndetse kuba yabyanga akaba yamuhemukira. Nkusi na Nadine urukundo rumeze neza. Maurice akaba ategereje igihe iminsi Nkusi yahawe ishobora kumushiriramo kugira ngo arebe ko agaruka ubumuntu. Denis akeneye cyane kumenya impamvu Delila yanze kubyarana nawe imyaka 23 babana nk'umugore n'umugabo. Adeline yamuziritse ku gati. Nadine aribwira ko yamaze gufatisha Nkusi nk'itungo rye akamurekoresha uko ashaka. Iki ni igice cya 14 cy'iyi nkuru Ibango ry'ibanga. Mu gihe uri kuyumva kanda ku ibuto ya like, subscribe no kukazogera kugira ngo nidushyiraho ikindi gice n'izindi nkuru tugenda tugutegurira uzajya uzibona bitagusabye gushakisha. Reka twumve ibyakurikiyeho. Dutangiranye na Delila amaze kubwira Muteteri ko agomba kureka ishuri, mu gihe Muteteri amaze kwibuka ibyo Nkusi yigeze kumubwira. Delila ava aho ngaho ajya mu cyumba cya Muteteri, akuramo ibintu byose birimo, asigamo matera, igitanda, amashuka yo kuraramo ndetse n'utwenda tw'imbere n'igitenge cyo kwihanaguza gusa. Ibindi ajya kubibika mu cyumba cye arabibika, agaruka afata agatebe yicara imbere ya Muteteri mu gikari, ahita amubwira ati niko bimeze? N'ubundi ndagucumbikiye kandi nakubwiye ko ngukunda nkagufasha nk'umwana wanjye. Aka kanya nibwo ngiye kureba niba koko uri umwana wanjye ukaba wanyubaha nk'umwana wanjye. Ngaho atangira uterura ayo majerekani ari kuri robine uyashyira mu gikoni. Muteteri mu kumva ibyo nta kibazo kibirimo atangira aterura amajerekani, ariko Delila we akabikora yivugisha ati maze ndebe kuramara kabiri hanosha, ndetse nujya no kugenda ugende nta kintu utwaye maze umere nk'umusazi ku muhanda. Niko kuba imfubyi bimera nyine, none se ko nta ruhare nabigizemo ngo wisange uri imfubyi? Delila yakomeje kureberera Muteteri uko akora imirimo kugeza ubwo Muteteri yatangiye kunanirwa cyane, ariko yabona Delila agahita yibuka amagambo amubwiye ati niba uri umwana wanjye uranyumvira. Muteteri mu mutwe agahita yibwira avuga ati impamvu ndi muri uru rugo ndayizi kandi nzi icyo nshaka, n'ubundi ntaho mfite ho kujya. Ikirenze ibyo nizeye ko Nkusi azagaruka ibuntu akandengera, rero nushaka unkubite cyangwa se unkoresha uburetwa. Ariko ubwo Muteteri ari gutekereza gutyo, mu mutwe we niko hatangiye kuzamo ibitekerezo byo kuba yari afite ababyeyi. Akibwira mu mutima ati yaba nari mfite mama mba mfite aho mpungira. Yisanga atangiye gukora imirimo arimo gukora, arimo kuyitamo amarira. Delila abibonye aramwenyura. Ku rundi ruhande Devota ahamagara Nkusi akamusaba ko babonana. Ni nako byagenze, ariko Nkusi ajyana na Nadine kubera ukuntu Nadine amufuhira cyane, akeka ko umuntu bagiye guhura yaba ari undi mukobwa. Muri make Nadine kuba yarahaye Nkusi igicucu, n'ubundi ntabwo yizera neza ko amukunda. Gusa Nkusi wakunda Nadine cyane ku buryo anamwizera, bakajyana aho ariho hose. Bamaze guhura Devota amera nk'ubangamiwe kubera ko Nkusi azanye na Nadine. Ibyo yaragiye kumuganirizaho arabireka kuko atabimubwira ari kumwe na Nadine abyumva. Mu kuganira Nkusi ahita avuga ati bite se Devota, uherutse kutwereka umukunzi wawe, ariko nanjye mu minsi iri imbere ni ngewe utahiwe kabisa. Ndaza kumurika Nadine umwe rukumbi ku isi, abandi mukaba abantu basanzwe. Devota mu gutungurwa cyane abona Nkusi yahindutse mu myitwarire, ariko abonye baratandukana bataganiriye amusaba ko bavuganira ku ruhande. Nadine wari umaze kwizera ko Nkusi ataje kumuca inyuma aramwizera. Devota na Nkusi bajya kuganira ku ruhande. Devota ati uzi ko nari nzi ko ubu ukundana na Sheja, urukundo rugeze kure, kumbe uriya niwe mukobwa wagutwaye umutima. Nkusi aramusubiza ati nukubera iki se nakundana na Sheja? Uyu mukobwa Nadine tumaranye imyaka irenga 4 dukundana, ndetse nta n'undi mukobwa ndigera nkunda mu buzima bwanjye. Devota ati bivuze ko ibyo nabwiye Sheja ubu bishobora kuba byaramubayeho, asigaye yicuza kuba yarakwitwayeho nabi muri wa munsi. Nkusi ahita amubaza ati none se mu by'ukuri ni igiki wari unshakira ngo tuganireho? Devota aruhutse umutima maze akavuga ati Nkusi, ibintu ngiye kukubwira ntabwo nemerewe kubikubwira, ntuzatume nicuza impamvu nkubwiye ibi bintu.
hari umugore uherutse muri banki ari kugushakaho amakuru, ndetse uwo mugore yakoresheje uburyo bwose bushoboka kugira ngo amakuru ayabone. Urabizi ko manager wacu ari umugabo w'indangagaciro ku buryo ibintu byose abikora ashyize mu gaciro. Rero uwo mugore yaje amusaba ko yamwereka imitungo yawe ikubaruyeho ndetse n'amafaranga ubitse muri banki. Manager mu kubyanga hafi no guhamagara polisi ngo urebe niba hari isano mufitanye, wa mugore sinzi ibyo yamukoze ku buryo yahise amugira igihwerahwere birangira amuratiye ikimero cye. Manager agikubita amaso yibuka ko aherutse umugore mbere gato yuko nyina wa sheje apfuye, nawe arashigukira akurikirana ikimero cy'umugore birangira basangiye umubiri. Manager birangira amenye ibanga ry'umukiriya uwo ari we wowe, yereka uwo mugore ibyawe byose biri muri banki. Byose uko byabaga niko nabirebaga n'amaso yanjye, ariko ngira amatsiko yo kumenya uwo mugore uwo ari we. Bwa mbere nkeka ko ashobora kuba ari mama wawe ukubyara, ariko nza gusanga atari byo, ahubwo amakuru namumenyeho ni uko ari umuganga mu bitaro biri hafi na kaminuza. Rero impamvu nguhamagaye ntabwo nzi icyo agamije, nashakaga kubikubwira gusa ndimo kukuburira. Devota amaze kubwira Nkusi gutyo ahita amusubiza ati urakoze kuri ayo makuru mpaye. Nuko ahita amusezeraho asanga Nadine. Amubajije ibyo bavugaga, Nkusi aramusubiza ati ni ibintu by'amafuti ntanabashije gusobanukirwa ibyo ari byo sheri, ntibigutesha umwanya. Kumbe mu kuva aho ngaho Devota yabaye nk'uvomereye mu gitete, kuko ibyo yabwiye Nkusi byanasigaye aho babivuganiye. Nkusi ntiyongera no kubitekerezaho. Ku rundi ruhande Maurice aho arahamagara Nkusi amusaba ko babonana bakaganira. Nkusi ahita asezera kuri Nadine amubwira ko baraza kongera kubonana. Ku rundi ruhande Maurice aho ari kumwe n'umugabo aramubwira ati ndabizi neza ko nukora uko ushoboye kose uyu musore wanjye uramuvura. Umugabo aramusubiza ati humura musore, njyewe navuye abantu benshi cyane. Ubundi iyo umugabo yarozwe muri buriya buryo, ikibazo cyonyine kiba ari icyo kumugeza ku muganga uramuvura, kuko wagira ngo iyo umuntu ashaka kumwiba ngo ajye kumuvuza ahita abimenya. Ariko wowe ndi kumva niba agiye kuza biraba byoroshye, niturinda tugera hariya mu nzu ataravumbura ko agiye kuvurwa biraba birangiye. Gusa nanone abaganga bakoreye imiti yo gukundisha abantu abandi baba bashyizemo imbaraga zikomeye cyane ku buryo akugeraho akamenya ko ugiye kumuvura, ku buryo ashobora no guhunga. Rero biraba ari amahire nitugera mu nzu hariya ataramenya ko dushaka kumukuramo ibimurimo. Maurice ahita avuga ati ahubwo se muga, igitekerezo cyiza, wowe wagiye mu nzu hariya ku buryo aransanga hano njyenyine, nkaza kumubwira ko hari inshuti yanjye nshaka kubahuza, tukaza twinjira mu nzu dusange mwiteguye wowe n'abasore bawe mumufate ku buryo atarabacika. Bamaze kubyemeranyaho, kumbe uwo ni umuganga gakondo, bakaba bashaka kuvura Nkusi ngo bamukuremo amarozi amukundisha Nadine yashyizwemo. Ntabwo byatinze Nkusi yaje gusanga Maurice hanze y'urwo rugo, aramusuhuza batangira babazanya amakuru. Ariko Nkusi uko yitegereza Maurice cyane akabona afite akantu k'ubwoba. Maurice nawe urwikekwe rwari rwinshi ku mutima, ahangayitse akivugisha ati mbabarira utuze nkugeze hariya Nkusi. Nkusi ahita amubaza ati uranshakira iki se Maurice, ko n'ubusanzwe nzi ko urimo kundwanya mu rukundo rwanjye kandi uzi ukuntu njye na Nadine twarwubatse. Maurice aramusubiza ati Nkusi, uyu munsi ntabwo nshaka kuvuga ku by'urukundo rwawe wahisemo, kandi amahitamo yawe narayarakurekeye, ariko ntabwo bikuraho ubushuti njye nawe twagiranye, kandi n'ubu turacyari inshuti. Rero hari umuntu w'ingenzi nshaka guhura nawe nk'abahuza nk'inshuti mu rwego rwo gukomeza gukuza ubushuti bwacu. Ntuzi se ko inshuti yawe aba ari inshuti yanjye? Nkusi ati uwo muntu ari hehe se? Maurice amufata akaboko ashaka kumujyana amubwira ati hariya niho iwe mu rugo, tugende tuhamureba, amasaha ari kugenda tubona uko tujya no muri gahunda zacu. Maurice agifata Nkusi akaboko, Nkusi yanze gushingura ibirenge aho ahagaze. Maurice mu mutima aribwira ati utambwira ko ahise abimenya se? Aramubaza ati kutaza se Nkusi? Nkusi ati uwo muntu umubwira aze adusange hano niho tuganirira. Maurice mu gutungurwa aramubaza ati none se turaza gusura umuntu tuganirire hanze ku irembo? Nkusi ati mubwira aze, niba bidashoboka mumbwire nigendere. Ako kanya wa mugabo w'umuganga wahengerezaga aho ari yabonye bimeze gutyo, asohoka muri saro azaga naho bari, ariko Nkusi akimukubita amaso ahita yiyaka Maurice. Amaguru yabangira ingata bitunguranye, arenga no ku modoka ye, bose batungurwa no kubona ari kurenga.
Muteteri akinjira mu cyumba araramo atungurwa no gusanga Cyerade. Mu kugwa mu kantu Delila ahita hahinguka aramubwira ati ko utunguwe cyane se, na n'ubu ntabwo urabyakira se ko ngufite mu maboko yanjye. Mu gihe Muteteri ari kwibaza ibimubayeho n'ibiri kumubaho, bumva ku gipangu barakomanze. Kumbe ni muganga Adeline uje aho mu rugo. Delila byumvise abwira Muteteri ngo ajye gufungura igipangu afungurire uwo muntu. Hadaciye ingahe Adeline arafungurirwa arinjira. Delila wari uhagaze kuri barikoni zo kuri salo, mu kubona ahita avuga mu mutima ati uyu mugore se noneho ko aje kundeba hanazanye iki? Aje kunsaba andi mafaranga se? Nari maze iminsi nifitiye agahenge none ndebera. Ntabwo byatinze barasuhuzanije mu nseko zuzuyemo imbereka kuri buri wese, umwe yereka undi ko amwishimiye n'undi bikabuko. Bidatinze Delila ahamagara Muteteri amubwira ko azanira umushyitsi icyayi. Adeline amubwira ko nubwo hari imbeho muri icyo gice ya munsi ariko icyayi atari ngombwa. Delila aramuhatiriza amubwira ko yacyakira bakabanza kuganira. Adeline arikiriza Muteteri amaze kugitegura neza arakizana atereka ku meza. Ajya no mu kabati azana amatasi, ariko byose uko abikora akaba ariko Adeline amwitegereza cyane akabona ari kubikorana agahinda. Mu kumwitegereza Adeline atangira kwibuka ko ubwo yakundaga kubona Nkusi yabaga ari kumwe n'uwo mukobwa Muteteri. Nuko ahita ahindukira abaza Delila ati uyu mukobwa mwiza se ndi kubona hano? Delila ati uyu ni umukozi wanjye hano unkorera imirimo hano mu rugo. Adeline ati wow ufite umukozi uzi akazi? Ubundi abandi bashaka abana bakiri bato mu gihe wowe washatse umukozi usobanutse ushobora no kuba afite amashuri. Delila ati ibyo tubyihorere Adeline, ahubwo se andi makuru? Mu by'ukuri baganira bisanzwe kugeza amasaha yo gutaha ageze. Adeline akamubwira ko akeneye amafaranga. Delila yibutse ko abikiwe ibanga amuha make, amubwira kujya amwihanganira ntamukoreshe nk'igikoresho. Adeline azunguza umutwe bamaze gutandukana. Delila ahamagara Muteteri ngo ajye gufungura umuryango. Ni nako byagenze. Muteteri amaze gufungurira Adeline asohotse igipangu. Yamusabye gusohoka akamubwira akantu. Adeline ati koko se mukobwa uri umukozi wa Delila? Muteteri azunguza umutwe ntavuge, agahita avuga ati ndabizi ntabwo uri umukozi, mbwiza ukuri Delila yaba ari kugukangisha ikintu runaka ukamubera umucakara, kuko ndabizi ko ibyo yabikora. Muteteri nabwo araceceka. Adeline akamwegera akamufata akaboko maze aramubwira ati wowe mbwira niba ari uko bimeze, nguhe intwari iremereye cyane umurwanisha ku buryo aratangira kukubaha. Muteteri mu kumva ibyo bintu ahita amera nk'ukangutse mu nzozi, akazunguza umutwe ahanagura amarira, kuko ubwo Adeline yamubazaga ibyo byose niko yibukaga ibyo Delila amaze kumubwira no kumukorera. Nuko Adeline aramubwira ati Delila niyongera kuguhemukira umubwire ko uzi ibanga rye kuri Nkusi, ubundi nitubonana uzanshimira. Ku rundi ruhande Morisa aho ahagaze ahanze amaso aho Nkusi amaze kurengera, wa mugabo w'umuvuzi gakondo amugeraho aramubwira ati biriya nibyo nakubwiraga musore kandi nari mbyiteze. Buriya rero wa musore we, hari ubwo ujya ukunda kumva hari abantu bavugwaho ko babanye nabo batakundanye, cyangwa se urugero rwa hafi ugasanga umusore ukiri muto ku myaka ya 25, 26 gutyo agiye gushakana n'umukobwa ubyaye 2, 3, 4. Hari nubwo abo mu muryango w'uwo musore baba baragerageje kumuvuza bikanga, kandi uwo mukobwa yarakoze ibishoboka byose ngo abane n'uwo musore umeze gutyo. Ikibazo si ikindi pe, hari ubwo uwo mukobwa bakunda uwo musore ariko kubera ko yatakaje ubukobwa cyangwa se abona nta bundi buryo azabona umugabo, agahitamo kwifashisha ubwo buryo. N'uriya musore wawe bisaba kumufatira ahari mu nzozi, kuko ibyo bisaba abaganga bakomeye cyane, kuko buriya nibwo bushobozi nari mfite ariko araducitse. Morisa aruhutse umutima maze akavuga ati muga uri umuntu mwiza, naje nkugana wemera kumfasha nta mafaranga na make nguhaye, kubera ko natekerezaga ko uyu musore nakira agashyira ubwenge ku gihe nzamubwira ibyabaye akayampa nkakwishyura, ariko umutima w'ineza ungaragarije binyeretse ko n'igihe narwaye nzazajya nza kwivuriza iwawe, kuko umuntu uvura afite umutima nk'uwawe ntabwo abarwayi be babura gukira. Muganga ati nta kibazo musore, wowe ujya undangira n'abakiriya ndavura neza cyane. Morisa mu kababaro kenshi yasezeye kuri uwo mugabo w'umuganga gakondo,
kumbe yashakaga kuvuza Nkusi ngo amukuremo amarozi, ariko Nkusi arabimenya arakwepa. Nkusi ageze imbere umushoferi wamugeraho yinjira mu modoka amubaza icyo yarabaye yiruka. Nkusi nawe mu gutekereza neza yibaza impamvu yari ari kwiruka, ariko mu mutwe we arayibura burundu. Mu kubyirengagiza ahita ahamagara Nadine amubwira ko amukumbuye. Ako kanya bityo agiye kujya mu kazi aze kumureba mu rugo nimugoroba bamarana urukumbuzi. Bamaze kuvugana Nkusi ahita ajya mu kazi yinjira mu biro bye bisanzwe. Hashize akanya Denise abarinjiye, Nkusi ahaguruka amusuhuza. Denise amusaba kwicara nuko bombi baricara. Denise ahita avuga ati Nkusi, n'ubundi nta gikuraho ko ndi umubyeyi wawe, ari nayo mpamvu ngomba kujya nivanga mu buzima bwawe rimwe na rimwe. Nkusi ati cyane rwose, kandi nukuri ubutwari bwawe ndabushimira. Wabaye umugabo w'inkoramutima kuri papa wanjye ndetse na mama wanjye wakundaga, na Delila nawe aba umugore w'indahemuka ku buryo n'ubundi ari mama wanjye. Ariko se nanone hari ikosa naba nakoze ku buryo ushaka kunganiriza ku buzima bwanjye bwite? Denise aruhutse umutima maze abwira Nkusi ati Nkusi, nk'uko ubivuze ndi umugabo w'indahemuka ndetse na papa wawe yari umugabo w'indangagaciro ku buryo ibintu byose akora abanza gushyira mu gaciro. Nubwo wenda irari ryamucitse akandongorera umugore akamutera inda, ariko twariyunze ansaba imbabazi, kandi kuba naremeye kubana na mama wawe ni ikimenyetso rukumbi ko umubano wanjye na papa wawe wari uhagaze neza. Ariko se koko ari uko yari ameze nanjye nkakurera ari uko meze? Mama wawe Delila nawe akaba ari umubyeyi waguhaye uburere. Imyitwarire usigaye ufite muri iyi minsi yo yakomotse hehe? Nkusi, urumva nta soni biguteye ku kuba umwana mwiza nka Muteteri wamuhemukira muri buriya buryo? Ese uriya mukobwa ngo ni Nadine umwizeyeho iki ku buryo wamukunda umurutishije umwana w'umutima nka Muteteri? Ntutungurwe rwose, iby'urukundo rwanyu byo ndabizi cyane. Ako kanya Nkusi nk'uwariye igicucu wese ahita asimbukira hejuru abwira Denise ati papa, ntuntyurire ku buzima bwanjye ubwo ari bwo bwose, kandi tuba abagabo buzuye, nk'uko ntakwinjira mu buzima bwawe nkubaza impamvu wahisemo Delila wawe nawe ari kunyubaha ntuvuge kuri Nadine wanjye. Ikirenze ibyo niba ari byo washakaga kumbwira gusa, ese waba unyihanganiye ukaba ugiye mu biro byawe nkaba nkora akazi kanjye? Denise nk'umugabo ushyira mu gaciro ijambo Nkusi amubwiye ryaramutonetse. Yibuka ko yabanye na Delila amukunda cyane, ariko Delila aramuhemukira yanga kubyarana nawe. Mu mutima ahita yibwira ati nyamara uyu mwana Nkusi ibyo avuga ni ukuri, wasanga uko mbona Muteteri atari ko amubona, we akaba yaranuvumbuye ibibi bya hakiri kare agafata indi nzira bitandukanye nuko njyewe Delila yanyihishemo. Nuko arahindukira akora ku rutugu rwa Nkusi aramubwira ati unyihanganire musore wanjye, amagambo mbwiye aka kanya nyahaye agaciro. Nuko amwifuriza akazi keza arahindukira agenda yitekerezaho. Muteteri akimara kwinjira muri salo Delila ahita amutonganya ati ariko wa gakobwa we, ngo nuko twite se nicyo cyatuma ntagukoresha ibyo nshaka? Urajya kwibonekeza ku mushyitsi wanjye kubera iki? Ibyo nakubwiye nta kirahindukaho na kimwe, ngaho genda ujye kuntekera nk'ibyo twariye mu gitondo. Ako kanya Muteteri ahita amusubiza ati ariko mabuja, urabizi neza ko biriya biryo iyo bimpumuriye inda yanjye itabyakira ngahita nduka. Delila arahaguruka ahita amukubita urushyi amukurura n'imisatsi maze aramubwira ati iyo uri umukozi ntabwo witoranyiriza akazi ukora. Aka kanya ndashaka ujye kubiteka cyangwa se njye kukwicaza iruhande rw'isafuriya mbiteke ureba, niwibeshya kubirukamo mbone. Muteteri kwihangana biranga agaturika ararira, agahita yibuka ijambo Adeline amaze kumubwira, maze aribaza mu mutima ati ese koko mbimubwiye byakora? Reka nze ndebe. Ako kanya Muteteri ahita yishikuza Delila maze amureba mu maso maze aramubwira ati Delila, ni ukubera iki nakomeje kukubaha ariko wowe ukamfata uko ushaka? Kuba ndi imfubyi ibyo byatuma mba igicibwa muri rubanda? Ese kuba ntwite ntagira kivurira byatuma ntahabwa agaciro nkwiriye kandi ndi ikiremwa muntu? Ese koko ufite umutima wo kumfata nk'umubyeyi kugeza ubwo unsigira amakariso yonyine mu cyumba mu buryo bwo kunyereka ko umfashe bugwate? Ikirenze ibyo nkubikiye n'ibanga ryawe kuri Nkusi, ariko mba nicecekeye ukagira ngo ndinjije.
Derira mu kubyumva ahita yikanga maze aramubaza ati uvuze ngo iki? Muteteri yihagazeho neza aribwira mu mutima ati Mana ntabarira ijambo rikore kuko birarangira noneho anyishe kandi nta handi mfite ho kujya. Nuko yihagarara ahabwira Derira ati nzi ibanga ryawe wahishe kuva kera kuri Nkusi. Nuko yihagararaho maze aravuga ati none wari uzi ko ari iyihe mpamvu nkomeza kwizinga muri uru rugo? Ni ukugira ngo ngucunge? Muteteri mu kugwa mu kantu atungurwa no kubona Derira wari igikomerezwa imbere ye mu kanya gashize amanutse nk'umutumba, akicara hasi mu myenda myiza y'ibitenge bihenze cyane yambaye. Ahita amubaza ati Muteteri mukobwa wanjye, burya bwose ibi bintu usanzwe ubizi? Mbabarira umbwire, ese koko wabimenye gute? Nako ibyo tube tubiretse. Ako kanya Derira ahita azamura ikibuno apfukamisha amavi imbere ya Muteteri aramubwira ati Mutete, mbabarira iryo jambo uvuze ntirizongere kukuva mu kanwa. Kuva aka kanya ndakora ibyo ushaka byose, ndakwinginze ntabwo nshaka ko urugo rwanjye na Denis rugezemo rwasenyuka aka kanya. Ako kanya Muteteri ahita ata umutwe agatangira kwibaza ati ubu ibanga ni irihe Mana yanjye? Nguye mu matsa, ngomba kurimenya ku kabi nakeza. Ako kanya Derira ahanze amaso Muteteri cyane, ahita nawe azunguza umutwe. Derira ahita ahaguruka akiruka ajya mu cyumba cye, akagarukana ibintu byose bya Muteteri. Muteteri mu gukomeza nk'uri kwirebera iyo filime atungurwa no kubona Derira akoze amasuku adakenewe mu cyumba cye. Derira birangije afata telefone ahamagara wa mukobwa w'umukozi amubaza aho ari. Umukobwa aho aherereye amusubiza ko yahise atangira gushaka akazi mu zindi ngo ariko akaba yakabuze. Akaba ageze muri gare agiye gutega ngo yitahire iwabo. Derira amwinginga amusaba kugaruka igitaraganya. Bidatinze umukobwa araza. Derira ahita abwira Muteteri ati Mutete, mbabarira ube wihanganye gatoya ndaje. Derira asohoka yinjira mu modoka ahitira muri superimarishe agura imbuto n'ibindi byinshi bikwiriye umugore utwite. Ari nako ari mu rujijo rwinshi yibaza ati si ibi bintu Muteteri yaba yarabimenye gute se? Ku rundi ruhande Muteteri ari kwibaza ati biratangaje, ese ni ikihe kintu Derira abitse nk'ibanga kuri Nkusi ku buryo kimuteye ubwoba muri ubu buryo? Ibanga rishobora no gusenya urugo rwe na Denis aramutse arimenye. Mana mfasha umbonekere no mu nzozi, basi umenere iri banga ndakwinginze. Ako kanya umukozi abaraje ahasanga Muteteri amubaza ibijya mbere. Muteteri nawe amubwira ko ari mu rujijo rwinshi cyane. Derira amaze kwinjiza ibyo ahashye mu modoka ahita ahamagara Adeline aramubaza ati ni ukubera icyo wampemukiye muganga ukamena ibanga dufitanye kandi uzi ko nguha ibyo ushaka ariko rikaba ryantandukanya n'umugabo wanjye? Adeline aramwenyura maze akamusubiza ati Derira, ko numva waciye igikuba, Nkusi yaba yamenye ukuri se? Nyizera ntabwo nigeze mubwira ibyo nzi kandi urabizi sinabitinyuka. Derira mu kujya mu rujijo ahita yumva ibyo ari gukeka ko Adeline yaba ari we wabibwiye Muteteri ibanga bityo atari byo. Adeline nawe mu mutwe agahita yibwira ati wasanga umwana w'umukobwa amaze kwirwanaho disi. Derira ataha afite ubwoba bwinshi. Ageze mu rugo yoza imbuto neza atangira kugaburira Muteteri we akarya ari mu rujijo rwinshi. Derira ati Mutete, kuva uyu munsi noneho ngiye kukwitaho nk'umubyeyi utwite ku buryo uzabyara umwana umeze neza cyane mbese ateye nka Nkusi. Muteteri mu kubyumva intekerezo zigaruka kwibaza ku ibanga riri hagati ya Derira na Nkusi ariko araheba. Derira ahita amubwira ati Mutete, kuva uyu munsi nzajya nkujyana ku ishuri nze no kugucyura mbese nkube hafi cyane nk'umubyeyi, ariko nawe unsezeranye ikintu kimwe, nsezeranya ko utazigera umvamo ndakwinginze. Ku munsi wakurikiyeho Derira azinduka ajyana Muteteri ku ishuri, ariko aho bavuye mu rugo Denis abona ko ibyo bintu bidasanzwe na gato. Ukuntu Derira ari kwita kuri Muteteri kandi bitandukanye n'uburyarya bituma Denis ajya ku ishuri gushaka Muteteri. Derira amusizeyo amusaba ko baganira. Adaciye ku ruhande ahita avuga ati mbwiza ukuri muko, ni igiki cyabaye hagati yawe na Derira? Muteteri ahita yibuka ko aramutse amubwiye ibyabaye yaba rusenye. Ahita avuga ati natunguwe nuko Derira yatangiye kunyitaho bitunguranye pe. Denis ati yaba yamenye ko indu twita ari Nkusi wayiguteye se? Muteteri arahakana maze Denis aramubwira ati oya mwana muto, n'umuntu iyo agiye gufata inkoko ngo ayibage abanza kuyigaburira impungure kugira ngo ibone ko ayitayeho neza.
rero Delila ntugwe mu mutego we kuko bishobora kurangira gutayemo utabyiteguye. Muteteri wari uzi neza ko ibyo bitaba kubera ibanga ribitse hagati ya Delila na Nkusi na Denis atazi, azunguza umutwe maze mu mutwe waribwira ati muri make ngomba gushaka uko menya ibanga rizitse hagati ya Delila na Nkusi. Muteteri yigiriye mu ishuri bisanzwe. Nadine na Nkusi bageze mu ishuri babanza kwiyerekana neza, urukundo rushyushye. Hashize igihe Nkusi aza guhamagarwa kuri telefone na nimero atazi, umuhamagaye kumbe ari Adeline, amusaba ko yavugana na Muteteri akabahuza. Nkusi nawe areba aho Muteteri yicaye mu ishuri ari kwitegereza Nadine akababara. Agiye kubonabona Nkusi amuhereje telefone, mu kwitaba uhamagaye amubwira ko ari Adeline. Mu gutungurwa kwinshi Muteteri ashatse kugira ibyo amubaza ahita avuga ati wowe humura, nshaka guhura nawe kuko hari ibintu ndi gukeka nshaka kuganira nawe, rero fata iyo nimero yanjye nurangiza umpamagare ku yawe. Ni nako byagenze. Muteteri yafashe nimero ajya hanze ahamagara Adeline, ahita amurangira kwa muganga aho hafi amusangayo bicaye bonyine. Adeline aramubwira ati ndakeka intwaro naguhaye yakoze neza. Muteteri aramusubiza ati iriya ntwaro iraremereye ariko mpangayikishijwe nuko ntazi imbarutso yayo. Adeline araseka maze aravuga ati mukobwa, impamvu nahisemo kuguha iriya ntwaro nuko mbizi neza ko utari umukozi wa Delila, kuko ni kenshi nakurikiranye Nkusi nkababona mumeze neza, kugera hariya nkabona uri gufatwa kuriya byantunguye cyane pe. Ndavuga nti ko ndi umugore nawe ukaba urundi, ni ukubera iki tutabitsanya amabanga twembi yatugirira umumaro? Nibwo rero niyemeje kuguhamagara ngo niwemera kumbitsa ibanga rikomeye waba ufitanye n'uriya muryango, nanjye nkumenera ibanga rishobora kukubera imbarutso y'iriya ntwaro naguhaye, maze bibe wini-wini. Urabyumva ute? Ako kanya Muteteri ahita yibwira mu mutima ati cyane rwose, natanga n'ibyo mfite byose ku bwa Nkusi nkamenya ibanga rizakomeza kumbesha neza mu rugo rw'ababyeyi be uko nabimusezeranije mu gihe ntegereje ko azagaruka. Nuko abwira Adeline ati oke, ubwo tubyise amabanga nuko ntawe uzahingutsa umunwa we amena ibanga ry'undi, kuko nzi neza ko ibanga urambitsa ryakwangiza byinshi, nanjye iryo nkubitsa rikaba ryakwangiza byinshi. Rero ibanga ryanjye nta rindi nuko ntwite inda ya Nkusi, ariko Delila akaba atabizi. Nabimuhishe kubera ko akunda Nkusi cyane, atifuza ko twakundana, mbese amukunda nk'aho Nkusi ari umwana we bwite. Adeline mu kumwenyura ahita avuga ati ese niyo mpamvu uri no muri ruriya rugo? Byiza cyane. Ibanga rero nkumeneye nuko Delila ari nyokobukwe bya nyabyo. Ibanga riri hagati ye na Nkusi abantu bose uretse njye nawe tumenye aka kanya, akaba ari uko Nkusi yabyawe na Delila nk'umuganga wamubyaje, nkaba mbizi neza. Muteteri ati ngo? Adeline ati muri make witungurwa kuko wamaze kumubera umukazana w'ibanga, kandi aramutse abimenye wahasiga ubuzima. Ibindi nzabikubwira numara kumbera umwizerwa, kuko hari na misiyo ngufitiye. Nyuma y'iminsi umuganga wahaye Nadine imiti aramuhamagara amusaba ko bahura. Nadine ahurira nawe muri ka kabari. Umuganga aramubwira ati wa mukobwa we kuki uri indangare, imiti naguhaye iri mu maboko atari ayayo. Nadine mu kwikanga ahita avuga ati ushatse kuvuga iki? Umugore ati genda ubaze uwo wahaye inshingano zo gutanga umuti uragaruka kumbwira. Ako kanya Nadine ahita ajya kureba umukozi wo kwa Nkusi, ahageze amusanga wenyine, amubaza imiti aho iri. Umukozi mu kugwa mu kantu yibaza impamvu Nadine abimubajije, kubera ubugoryi bwe ahita amubwira ko hari umupolisi wayijyanye. Nadine mu kugwa mu kantu ahita amubaza uwo mupolisi wari we. Umukobwa avuga ko atamuzi. Mu mujinya mwinshi ahita amubwira ati uyu munsi ndarara nkwirukanishije kuko ntacyo kimaze hano wakagoryi we. Umukobwa aramusubiza ati nunyirukanisha ndabwira bosi ko wamuroze, ndetse njye no kuri sitasiyo ya polisi mbabwire ko waroze bosi nibashake bamfunge. Nadine mu kugwa mu kantu ahita abwira umukozi ati oke sawa reka tubireke, ntabwo ndakwirukanisha ariko nanone mbwira ko uzakomeza kubika ibanga ibindi bindekere. Bamaze kubyumvikanaho Nadine asubira kuri wa mugore amuha indi miti. Amubajije uko yamenye ko imiti yagiye, umuganga ahita yibuka ko yaganiriye n'umukobwa wo mu rugo rwo kwa Nkusi. Kumbe nyuma yo guha imiti Nadine yaramukurikiranye amenya aho ayijyanye,
Kuri iyo nshuro Nadine ahita yiga intego ko ari we ugiye kujya yihera Nkusi igihe kigenwe. Iminsi yakomeje kwicuma. Iminsi Maurice yari yabaze ko ibyumweru 2 bishira, Nkusi akagaruka ibuntu agatangira kubona ko Muteteri ari we mukunzi we. Mu ijoro ryawubanjirije Nadine yarahaye kwa Nkusi amushyiriramo ibindi bicucu. Mu gitondo Maurice ategereza Nkusi mu bwuzu bwinshi aribwira ati Nkusi niba wamaze guhumuka numenye ibyo Nadine yagukoreye ubanza uranamufungisha kabisa. Mu gutungurwa kw'iki cyane ni Maurice aho yarahagaze ahita abona ngabo batungutse bafatanya agatoki ku kandi. Bageze kuri Maurice Nkusi atungurwa no kumva mubwiye ati umwanzi w'abantu bibereye mu rukundo sha. Maurice usigaye unadutegerereza imbere y'ishuri se ngo urebe uko tumeze? Ariko se washatse umukunzi wawe nawe ukajya mu rukundo uko ubishaka ukareka kudusagararira? Uzi ko mbona na Nadine wanjye ushaka kuzamunyiba? Maurice yagize agahinda arababara ku buryo amarira yatakaye. Bamucaho bajya mu ishuri. Muteteri mu kumugeraho nawe yamutegereje aramubwira ati Mutete, ndabona amasezerano naguhaye ubanza atazajya mu bikorwa. Muteteri aramusubiza ati Mori, reka dukomeze dutegereze ko Nkusi byanga byakunda agomba kugaruka, ahubwo hari ikintu naguhishe nshaka kukubwira. Maurice ati mbwira ndakumva. Muteteri aruhutse umutima ati dufite impamvu nyinshi cyane tugomba gukoresha imbaraga zishoboka zose Nkusi akagaruka. Uzi ko Delila ari mabukwe bya nyabyo? Muri make Nkusi ni umwana wa Delila kandi Denis atabizi. Ikindi kandi Denis azi ko ntwitinda ya Nkusi, ariko Delila ntabyo azi, ndetse Denis ntabwo ashaka ko Delila abimenya. Anabimenye yanyica. Bya bindi twateragamo urwenya nubwo ubu Delila muyoboje inkoni y'icyuma, ariko ubu ndi umukazana we, mbese mu buryo bw'ibanga. Uyu munsi amasomo narangira dutahane mu rugo uze wirebera ibibera hariya.